muhaye ikaze nanone kuri Balanced Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Umwe nanjye Dohote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu dushyigikira. Abantu mukomeza kudukorera comments, abakora like, abakora subscribe, abakora share, n'ukuri n'inkunga ikomeye mwamuduhaye. Kandi nanone mbasaba kugira ngo iyi video ubaye wumbishije ikunyuze ukumva hari ikintu gufashije ukabuze ko hari n'abandi bantu yabasha gufasha wabasha kuyibohereza rwose kugira ngo nabo dukomeze gusangira ibi byiza. Kandi wumbishije iyi video ikunyuze wakora like ndetse ugakora comments kugira ngo ukomeze kutubwira uko ubyumvishije cyangwa se niba hari inama watwungura, niba hari igitekerezo waduha ukatwandikira muri comments nta kibazo. Reka dukomeze turebe rero ibintu mu rukundo. Urukundo ni inkeke, abakobwa abasore barambaza, abagabo abagore bashaka kongera gushaka bambaza ibibazo bitandukanye, ariko nanone hari abagifite ibibazo byo kumva bashaka kongera gushaka, ariko nyamara abo bari bakundana, abo bari bashakanye bari bagiye babaviriye mu buzima, ariko noneho bakaba banagaruka. Ibi bintu tugiye kuberaho ibimenyetso bigera kuri 3 byerekana ko uwo mu ex wawe, uwo muntu mwatandukanye, yicuza kuba yarakuretse, yicuza kuba yaragutaye, akaba ashaka, akaba yiteguye kugaruka mu buzima bwawe. Rero ibi bintu 3 nubibona, narababwiye ngo mu ex wagiye agashaka kugaruka, hari igihe ashobora kuba inkota icyaye ubugi bwombi, amugi yombi cyangwa se impande zombi, uyo rwose yakubita agahinguranya. Nimwizera bagiye bakagaruka. Rero ibi bintu 3 nubibona uzamenye neza yuko rwose yiteguye kukugarukira mu nzira. Ubane cyangwa se mo kimwe niba wumva nawe wamushakaga witegure kumwakira. Ikintu cya mbere, ashaka ikintu cyose cyatuma mwongera guhura. Ashaka excuse yo kongera kukuvugisha, yo kuguhamagara, kandi akabikora kenshi. Abasha no kuguhamagara inshuro nyinshi zirenze izo yaguhamagaraga ibihe byinshi bitandukanye, akaguha message rwose, akashaka kukwitoratozwaho utuntu, ashaka kukubaza ibibazo runaka, ashaka gusaba service runaka. Nshuti mukundwa ugira ubwenge, nona umu ex yari yaragiye agatangira kukwandikira, agatangira amakuru, hi, hello, ibintu nk'ibyo ngibyo, utuntu nk'utwo ngutwo. Ashaka mbese kubanza kubura utugambo dukeya, ubutaka gusaba service. Iyo abonye umushubije neza, akabona uramwandikiye nawe ukamusubiza, akaguhamagara ugahita umwitaba, ahita abona yuko rwose azagaruka bigakunda. Icyo kintu nicyo kintu cya mbere simusiga. Nshuti mukundwa unkurikiye, wewe watandukanye n'umuntu, nubona umuntu arimo kwitoratoza ushaka kongera kuguhamagara, ashaka kongera kukwandikira, ashaka kukubaza utuntu n'utundi, menya ngo arashaka kugaruka kandi arimo kwicuza cyatumye agenda. Ikintu cya kabiri nanone, iyo yabonye wamufunguriye umuryango akanyuramo aza kukuvugisha, mu gihe yaguhamagara cyangwa se yakwandikiye ukamusubiza, kandi ukamusubiza nta n'ikibazo ufite, atangira kukubaza, ese hari undi muntu waje mu buzima bwawe? Hari undi musore murimo gukundana? Hari undi mugabo murimo gukundana? Hari undi mugore murimo gukundana? Hari undi mukobwa murimo gukundana? Watangiye kukurambagiza. Iyo umubwiye ngo arahari, ahita arakara cyane, kandi mu ijwi rye iyo muri gutelefonana cyangwa yakwandikiye ibyo gusubiza, uhita ubona yuko bimurakaje cyangwa se bimubabaje, akifata nkaho rwose uwo muntu adafite uburenganzira bwo kuza mu buzima bwawe, ko ari we wenyine ugomba kwakira mu buzima bwawe. Rero nubona agize umujinya, agize uburakari, umenye neza yuko uramutse umwemereye akagaruka, ibyo bintu uzabyishyura. Ni umuntu uzi neza ko gufite mu biganza, ntabwo azi neza yuko rwose yavuyemo, kuko ntashaka no kuvamo. Arashaka neza yuko mu buzima bwawe agarukamo, kandi azakumunga umutima. N'uwishinga amarangamutima, akwishinga utuhenda abana, udushunga nk'utw'inkoko akuzaniye, atangira kuguha impano, atangira kugusaba ngo musohokane cyangwa mutembere, cyangwa se akagukorera ibintu byiza bindi, akifuza ko mukorana n'amabanga y'urugo n'iki byose. Ibyo bintu ni imitego abagugushijemo, kandi kuyigobotora biragoye. Niyo mpamvu bisaba gupanura amaso n'amatwi kugira ngo urebe uyu muntu. Rero uramenye,
natanya kukubaza yuko hari undi muntu uri mu buzima bwawe, kandi nanone wamubwira ko ahari akakubwira nabi cyangwa akakuka inabi, akakubwira yuko uwo muntu rwose nta kigenda kiwe, umenya neza yuko yicuza icyatumye ava mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu noneho rero, iyo wamwemereye inshuro imwe irahagije kugira ngo umwikirize, yaguhamagaye cyangwa se yakwandikiye, iyo umwemereye akomeza kugusaba ngo muhure muganire, none mwicaye imbona nkubone, akakubwira ko hari ibintu by'ingenzi ashaka ko muvugaho muganiraho, yewe abashe no kugutega umutego, akakubwira ko ashaka ko mubana, ashaka ko mutegura ubukwe. Haba n'igihe wari waramubwiye iby'ubukwe akabipinga cyangwa se akagutera utwatsi ugasanga ntabikozwa. Noneho rero bya bintu byose yari yarakwangiye, iyo agarutse kugira ngo agufatishe neza nibyo ahita gutega. Menya rero ngo ibyo ni imitego, ubasha kubyemera, kandi koko uyu muntu wagiye inshuro imwe abasha no kugenda inshuro y'izindi, yewe mubasha no kubana mukagerana mu rugo, mwagerana mu rugo muri rukongera ukaka, akongera akajya agenda agaruka. Inshuti zanjye rero mwitondere aba ba ex banyu. Umu ex ahava akagera ntabwo aba mwiza. Ibaze n'impamvu ituma yitwa ex. Umuntu wagiye akava mu buzima bwawe, ukwezi kugashira 2, 3, 4, 5 agashira, umwaka ugashira, 2 gashira, ukabona aragarutse. Wari uzi neza yuko hari n'ugenda agashakana n'undi mukobwa cyangwa se n'undi mugore, undi musore cyangwa se n'undi mugabo, zamwakira byamubera nabi, akajya kwibuka akagutekereza, bigatuma guhiga akagaruka nawe mu buzima bwawe. Noneho nta nakangwa yuko nawe ufite umufiance, nta nakangwa ko nawe wubatse, agaruka mu buzima bwawe kugira ngo nawe abwangize. Rero abayegisi aho bava bakagera nakeza kabo. Niyo mpamvu nshuti mukundwa w'umurikiye, ibimenyetso 3 nubibona uzamenye neza yuko egisi ashaka kugaruka mu buzima bwawe, kandi yarakwitumye, yaragupangiye. Nubona atangiye kuguha excuse kugira ngo akuvugishe cyangwa kwandikire, akajya kwandikira utuntu bose tw'ubusabusa, abarimo kureba ngo rebe yuko nawe wamwikiriza. Rero numwikiriza uzamenye ko rwose kakubayeho. Nubona atangiye kukubaza ibibazo yuko ufite abandi bantu bakurambagiza, uzamenye neza yuko arimo kwicuza rwose, arimo gukorogoshoka. Kizakoreka ko yakorogoshotse nuko bimubabaza bikanamurakaza akabikwereka. Ikindi nanone nuko akomeza kugusaba ngo muhure, akagusaba ati rwose ntago dutindana, 5 rwose irahagije, uze duhurira ahantu, agakora n'uburyo ki muhurira n'ahantu abantu cyangwa se n'abandi bantu bari mu buzima bwawe abasha kumenya yuko yaje. Kandi buriya iyo umu ex yagiye, umucuti wawe ufite uyu munsi, niba ari fiance, niba ari n'umugabo ufite uyu munsi, akabibona yuko uwo muntu yagarutse mu buzima bwawe, nawe ntago muzabana neza, kubera ko umuriro uzaba watse ako kanya. Rero mwirinde, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushaka kwambwira mu byo ntavuze? Cyangwa muri comments. Niba mushya kwicara no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiceho kubana namwe kumwe na Rafael w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.